Konge twabakiriye ku Ibaba Studio. Dia ko wishimye. Perfect atangiye guhunga. Ko mbona mpunga. Baba. Niyigire hino ntaka kugiye kure. Nge ntabwo najya kuri. Arega mfite ubwoba bw'umuntu. Umuntu bita Patrick. Rese jo sinababonaga mani. Umuntu witwa Patrick. ufite Iriya mitoma Patrick yatanze. Ibaze none hambonye negereye umuntu. niyo mpamvu utangiye guhunga ikiganiro gitaratangiye. Akaba kimereye go uzi nkonje yako buriya. Itangazo Papa yatangiye guhunga Diane. Uzi nkonje buriya zawe uramuniga. Ikiganiro ntabwo kiratangira. Reka tubyihorera atanabyumva. Diane ejo bundi Patrick yarakwakiriye nawe akira Perfect. Sinjye ko ntazi ibi kuririmba ko ntazi iki ako ntango nakabura. Ariko mubanze mumbwire ko atari harimo akantu kugira ngo ntangire ikiganiro neza nisanzure. Iriya mitoma nta kintu cyari kiherekeje se. Niyabanze yisobanure. Nyine mani kugira ngo nimba wenda hari n'impamvu wenda ku buryo nabonaga yigwengeritse yifashe yigize ukuntu udutoma turi guca mu manota uzamuka udutwenge twamwishe no muri comment ijya kubona mbona ngo uri kumana ya ufite umufana Urashyuha. ufite umufana The Perfect. Patrick nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Ariko karabaye nyine mitoma yarayinteye warabibonye ni nkiyongeye kugutera sasa ya maye muhereza mikoro mani reka nkubwize ukuri director natwoshye umuntu amarira nabonye yarize hari imbere buriya hari ukuntu nyine umuntu ashaka kuvuga ngo hano nta kintu kirimo nese ubwo yari yamarira yarayagahinda yarayibyishimo ariko wabonye comment ziri kuri kiriya kiganiro cyabo Patrick ngo yatumye abagabo bagomba kwisubiraho ngo gore nibo tongera kubatera iriya mitoma ntabwo bivamo ako kantu nakumvishe turi mu gikari muri cya kiboro turimo dukora nizera ko utazapostinga guys abantu uzaje cyo kiganiro twakoreye mu gikari kizakurikira iki ngiki nzagishyiraho ntabwo nimba mbeshye yanyibwiriye ngo umuntu utagira imitoma nk'iriya byibuze ngo agere nko kuri 90% ntabwo yamwegera aho nabihakana nibyo urebye aba igitsina gore aho tuva tukagera dukunda ibyiza uko byaba bimeze kose niyo yawugutera akagukubita inkonji mu kanya nta kibazo kiba kibirimo wanapfa kuba yawukubwiye ugenda wumva wabyibushye just ngiye nk'umuntu nk'umusheri wanjye naza kuntereta azabanza cyo kuri Patrick amwigisha akantu ko kuvuga kuko byagorana uze kumbaza ngo wariye hoya hari n'ukuntu agwamagara ngo allo chérie allo bite ni samakuru ni meza nyumvira iryo jambo ariko ntango ntanuguze gutangira uvuga ati akantu kandemba utazi ubwo nanjye ntago nzi wenda wa undi bajya bavuga ngo uri mwiza mama ngaho uvuge kuri mwiza sukubeshya ngaho uvuge ngo mubwiye ngo anyacyari mama ujye uhashyira Diane uri mwiza mama ko uri mwiza ari mama ujye uhashyira Diane mane reka buriya rero ikibazo ahantu kiri buriya ni abantu bamaze kureba kino kiganiro cyabanje yaza kuba kira kiganiro ari ngiye wakibanje ntari kuvuga ngo uri mwiza ahari mama nkahashyira Diane ariko ntago byashoboka se ko wagize ubwoba oya urugero n'urugero uri mwiza bivuge uri mwiza mama kandi mama wawe uri mwiza Diane okay uri ikibaju bitureba nk'aka comment kimwe ko muri bateye hariya uri mwiza Diane uri ikibaju n'ukuri muranakabya ariko ku rundi ruhande oya buretse gato ubwo se ninde uri gukabya si uri mwiza se mani ibaze uriya mutipe yari yaje yitegura ibintu byo kuvuga ahageze arabibura ahita ibisigo bita bitangira biza bigana kwande kwa wowe none se ubwo koko
akira uri mwiza mama bizagorana ushatse kuvuga ngo isoko rirapfuye have ndi ku isoko umbabarire ya nta nubwo turaha ikaze abantu ariko ubu ngubu tuvuga aho tugeze aha ngaha mwangomesheje ni wowe wabitangiye oya mwangomesheje ariko abantu nabo barabizi ko ikaze ku Ibaba Studio ikaze bararihorana kagacaro n'akanyu mwa bantu mwe muri abavandimwe beza kandi twongeye mureke tubanze tunabashimire rwose tubashimire ku kiganiro cya mbere ukuntu mwacyakiriye cya Patrick na Diane baramutomoye baramutera yaje amatama yabyibushye yongeye ibiro byabaye byinshi cyane iriya mitoma niyo amaze iminsi ari kurya tubahaye ikaze rero and tunababwira tunahereza umuvandimwe Patrick condoléance nyuma cyari kiganiro burya yahise apfusha umubyeyi wiwe papa wiwe ubu ngubu ari Burera kuwa gatanu aramanuka i Kigali turakora ikiganiro gishyushye ariko nyine namwe murabyumva ko byaba bishyushye byose na comment zanyu ewana ya karame ziriya comment urazivuga hiki yo karamenye ukuye baravuze ngo cameraman wanyu ni umukene waratubihirije hariya ni ukuri wasanga byaragucitse ahubwo uraza kubinsobanurira neza kuko ntango byari bikwiye ko ukora ikiganiro cyanjye bantera imitoma nk'iriya ngo ugeremo hagati ubyice twanzuye ko tugomba kugisubiramo abantu tukabakubita ikintu bita vibe ziri hejuru tukagisubiranamo courage sound byibuze zirimo kugerageza kuvuga neza kugira ngo atazagira ikintu cyangirika hari ikibazo nta kibazo kibirimo bizaba ari byiza kurushaho uwo munsi niwo uzahostinga zaba hahiye babwire nyine nzabikora kubera ko boyfriend yagize n'ibyago ubu nta rutege afite sha uzamuhe ntuzi ariko se wowe ninjye uzi icyo nzamukorera njye se ko nzaba mari nanjye nishaka uyu munsi nzitereka nzi imbere ya kamera mu kizuru nk'amasegonda nk'atatu mpite nongera niruke ngiye ninya kamera perfect turakwakiriye ku Ibaba Studio welcome murakoze cyane ntabwo ari ubwa mbere ku Ibaba Studio ariko muri abantu b'abagabo muri kuduha ibintu by'ubwenge nanjye rero nishimiye kuba anyway nagushimiye nabonye warazanye umuntu w'ikizungerezi nyine mba mbona ari sawa cyane ninde muntu wakubwiye kano kantu noneho ubundi ninde wagukanguye abagura aho ngaho wasamye ntabwo waba gusa uzayisigana se ni njyewe utazi ubwenge ibyo ni wowe ubyivugiye Patrick yaramutwaye ibyo ni wowe ubyivugiye Patrick yaramutwaye ubu ngubu nabashwe oya reka nasomye comment ubwo ngo niyo mpamvu wazanye ubwoba mu kiganiro buriya ahubwo nuko wakabije yakabije iki do ndagagaye nkora ikiganiro nicaye ndagagaye ako wa mugani ubwo akoze ikiganiro yicaye aho wasanga Patrick ejo azaba inshuti yanjye ariko ubu biranze bihise bipfa yewe data we Patrick urarikoze Patrick ararikoze ambo perfect mu buzima busanzwe biragenda se biragenda nta kibazo agasobanuye bigeze he ako dia agasobanuye ngo biri kuguruka ubu koko nta namatsiko ufite mu gasobanuye kuntu gakorwa urabona abantu bagakorera jewe nigeze kumubwira najya muri iyi minsi gusobanura azantumire ahubwo nicare ahantu ari gusobanurira se iyo muri gusobanura nyine mwamwicaye nkuko twicaye cyangwa muri sare mwazimije amatara nanjye nahoze nkubwira ngo biragoye kugira ngo buriya gusobanura harimo mu buryo bubiri hari uko wajya gusobanura live ukajya wenda ahantu hari abantu benshi bijya biba mu tubari mu mahoteli ahantu nk'aho ngaho hari no kuba nanone wajya gusobanura ukaba wibereye muri studio wawe iwanjye rero ndi gusobanura iwanjye mbikora uko mbishatse nakambara ubusa nakambara
hari umuntu uhari hari umuntu uhari uzampamagara ukibyuka ugiye gusobanura ibintu birahindutse ariko nabwo ariko Pe. oya the perfect yabyutse perfect perfect nakeneye guhomba nese oya ushaka muhereze mikoro yatubwiye muhoze ikibazo ari inshuti bandusobanurira abantu ngo hari inshuti zishaka ngo hari inshuti ushaka kubaka hari ubushuti nge nkeneye kubaka n'umuntu ubwo rero ku buryo natumira inshuti ye muri studio ndi gusobanura duha agashusho k'ukuntu mu gitondo ibyo tugiye gusobanura utanambaye ukuntu waba umeze oya buriya akazi dukora kagasobanuye ni akazi kagoranye njye ku bwanjye iyo mbyutse mu gitondo njya muri dushe nkoga amara koga kubera n'ubundi akenshi umuntu arasobanura akageza nka saa 4 saa 5 za nijoro gutyo urumva baba bwije cyane ubwo rero nk'akenshi nk'iyo mbyutse akenshi mbyuka mu masaa 3 n'ubundi saa 4 gutyo nkoga nkajya muri dushe namara kuva muri dushe nkambara isume nkahita njya gusobanura amaye ubwageze mu rugo aho gitumo unsanze muri studio ubwo se yaba yaciye ubwo se yaba yagurutse ninza uzabanza ujye muri dushe cyangwa uzajyaho ntashye oya nuza se aya se bagoko buriya rero na Adamu na Eva uribuka ukuntu byagenze bari muri ya boro bayita ngo iki muri paradiso ubundi buriya nuko abahungu batajya bagira ubwenge umuhungu w'umunyabwenge ushatse yakiruka ushaka abo bose buriya ubwo wahikaze umuntu mu gitondo ntabwo byakunda bahungu mwiruke ntabwo byakunda byibuze uzaze nka saa 8 aho ngaho nzakira mu gitondo saa 8 kuri iri zuba biba rimeze gutya impeshyi yanaje ubu nkaza ngo nje oya ahubwo iryo zuba rizarenga nka saa 10 ndi gutaha naho nzagutindira njye nshaka kureba ahantu musobanurira ukuntu bikorwa nakubwiye ngo nkunda kwiga ibintu nk'ibyo nyine akantu nk'uko njya mbwira bati iyo mugiye nko guhanagura utu tuvido twacu cyangwa utuntu mwafashe mubikora muti nkareba aho bakanda nkareba aho mbese ubwo nawe nshaka ngo ese biba bimeze biti byanamaze kumenya ku editing hari utuntu mba nsigaye nzi ko gufyona n'ukuntu nshobora kuzuminga umuntu nkamukurura nkareba ariko ntaribe umuntu uza muri muno mugasobanuye tugiramo umukobwa da wasanga wenda nawe waza ukiga aba umukobwa ko ntawe ndumva abaho wenda sinzi impamvu abantu harya ntutuye inyamirambo abantu mu Nyamirambo mugira ukuntu mwikorera ibintu byanyu abantu b'inyamirambo ushaka gusanga umusobanuzi ahari wamubaza ngo umusobanuzi abaye ugasanga n'ikibazo ariko arahari kandi abikora neza ni umukobwa ukora neza ntabwo ndamwumva yitwa ngo iki yitwa Buringanire Buringanire n'umukobwa Unique Buringanire ni umukobwa ntago ari ubwo nawe wasanga bashaka kuzajya kumusura uzi ngo ni umuhungu mugenzi wawe ni umukobwa uri nawe azamusura ariko nawe azamusure nta kibazo arebe uko bikorwa ubwo nanjye nzasura Buringanire abazanizi ndumva mwatuzi Buringanire ndashaka gusura noneho iki kiganiro mana yanjye we nyirima bashaka gusura abazanizi ndumva mwatuzi utuvugana ndashaka gusura ni ukuri kw'Imana yewe rero ubwo butumwa nzabumuguhera nzamusharinga nzamutaginga uzamubwiye ngo hari umusore hirani hari umuntu ukeneye kugusura waje bundi hano imbere muri kamera ahantu bakakorera ukuntu utitire induru bafite noneho ko ari n'icyuki Buringanire induru bafite inyuma ya kamera Buringanire nawe ni icyuki cyakoze sinzi nzabimubwira tu zamubwiye ngo Diana irenda kuza kunsura uyu nguyu uri kureba nzamubwira ko Diane yenda kuza kugusura wowe nsura ndeko nzaza gusura wowe ariko ko numva the perfect yanyitakanye ntabwo nzaza noneho ntabwo nzaza tuzahurira ahandi hantu aho ngaho mise nduhuka kubera Patrick shandaruhutse pe ibiro yari yatangiye kugira ibiro nka magana Patrick ndi kugira ngo ankorere subireba atotobikanye kwa kwicara kwa muganga oya ibaze ko Patrick noneho nshaka ko azankorera igisigo
cya Perfect Entertainment. Narangiza agiye kubona Mombebe ngo yaje kunsura noneho mwibanga rikomeye cyane. Mombebe. Ibaze noneho ibintu Patrick yahita atekereza. Ariko uri mwiza. Kati. No kati. Ikiganiro nagisoje. Dukore ikiganiro nagisoje.